warakoze kunkunda. Nahoraga ntekereza kuri uyu munsi nibaza niba koko uzagera cyangwa ari inzozi ndimo zitazigera zisohora. Ariko ubu ndasa n'ukangutse, unsohoreje inzozi mugabo mwiza. Warakoze kumpitamo ngo mbe uwawe iteka ryose. Nzahora mbikubahira, ukwiye urukundo rwanjye, urambereye. Ntewe ishema no kwitwa madamu Ndayirukiye. Hashimwe Imana n'ababyeyi bakwibarutse, ngo uzambere umutware, uzambere umutwe w'ibihe byose. Ndagukunda cyane rukundo rwanjye, uri umujyanama mwiza. Nzahora nshima Imana yampaye impano nziza iruta izindi, ariyo wowe rukundo rwanjye. Happy wedding day my king, I love you so much. Nezerejwe no kukugira nk'umugore wanje ubuzima bwose. Nabisengeye kenshi, ndwaye intambara nyinshi zitandukanye, ariko sinacitse intege mu rugendo rwacu. None uyu munsi urugendo rushyize ku musozo mwiza kandi cyane. Uyu munsi dutanguye ubuzima bushasha. Natanguye nkwita best friend, nyuma nkwita girlfriend, hasubira fiance, none ubu nzohora nkwita my wife. Wow, I'm so blessed to have a beautiful and wise wife like you, my love. Iyo nkuravye mu maso hawe bintera umunezero. Nkwemera. Mucukure, mujye muri fondasiyo, mushakishe ijambo ryubaka urugo rwanyu, mwubakire ku rugo rwanyu. Niyo mpamvu mwaje hano, ntimuze hano nk'umuhango, muze hano mushaka kuvuga ngo turashaka kuba urugo ruri modele. Kandi urugo ruri modele nta handi muzarukura, si mu bitabo. Nubwo basoma ibitabo, hari abantu basomye ibitabo rwananiye, hari abadokiteri byananiye, hari abantu bafite ibyo bafite byananiye, ariko abubakiye kuri Yesu, abacukuye muri Yesu, uyu munsi imivu niza ntabwo izatembana ingo zabo. Tuvuge ngo haleluya. Ibi by'umuhango kuza hano Fleury bibe ari commitment, aba ari ukwiyemeza kuvuga ngo ndashaka kubakira urugo rwanjye hano. Abandi bose uko bubaka, jyewe siko nzubaka Fleury, ngiye kubakira kuri Yesu kandi ni wowe responsable. Icya kabiri gituma abantu batubakira ku rufatiro, ngo bashaka kwisanisha n'inshuti zabo zamaze kubaka. Nushaka kwisanisha n'inshuti zawe zamaze kubaka, you are wrong. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo ishusho ubona ry'ihema ubona aba ari umanura ku isi uyubake, uryubake ku isi. Ngo hagurukirije abantu bazagira ubwenge bwo kwinterpreta ibyo uri buvuge. Reka nkubwire, ubaka urugo rwawe bijyanye n'ishusho y'Imana, ubaka urugo rwawe bijyanye n'iyerekwa ry'Imana, ubaka urugo rwawe bijyanye n'uko Imana ishaka. Ariko imivi izaza, ariko ikizatuma mudakubitwa hirya no hino n'umuyaga ni urufatiro muzaba mwaracukuye. Nuko mutazashaka kubaka nk'abandi, nuko mutazashaka kubaka nk'abandi ba star. Ibe commitment. Nasanze ibintu byose mu buzima bamwe abapapa mwe ndabona mukuze, ibintu byose no kwiyemeza.
ushobora kwiyemeza ngo uyu munsi urugo rwanjye ndaruyobora gutya, ukaruyobora gutya, cyangwa se ndarutwara gutya, ukarutwara gutya. Icyo wiyemeje nicyo ukora. 24 Imigani umurongo wa 3. Cyane wumve wowe Jeannette, ubwenge, nyumva Jeannette, busa na se. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi gurukomezwa no gukora iki? No kujijuka. Bakubwiyemo amafaranga bakubwiyemo amashuri. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Urashaka kubaka urugo? Voma ubwenge. Dore ubwenge buraha. Ubwenge buraha niho buzingiye. Nibura uzajya usoma verse guhera uyu munsi mu ijoro, wihe devoir yo gusoma ijambo, nibwo uzubaka urugo rwawe neza. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Fleury, ni wowe mperaho ugiye kurahira. Uravuga ngo njyewe, amazina yawe yose. Njyewe Fleury ndayirukiye, nemereye imbere y'Imana, nemereye imbere y'Imana, itorero n'ababyeyi, ko Bahavu Jeannette usa na se ambera umugore, nzamukunda mu bihe byose tuzabana. Nta kizantandukanya nawe, keretse urupfu cyangwa iherezo ryiza. Imana ibimfashemo. Amen. Sansi niku naingia deja. Wamaze kwinjira nawe nahawe. Njyewe amazina yawe yose. Njyewe Bahavu usa na se Jeannette, nemereye imbere y'Imana, itorero n'ababyeyi, ko amazina yose, ko ndayirukiye Fleury, ambera umugabo, nzamugandukira mu bihe byose tuzabana. Nta kizantandukanya nawe, keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi. Imana ibimfashemo. Reka tuvugirize Yesu impundu n'amashyi mu izina rya Yesu. Iri sezerano mukoze rikomezwe n'amaraso ya Yesu. Iri sezerano rikomerezwe mu buntu bw'Imana no mu mbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh, haleluya. Mwami, turakwereka izi mpeta, ndazisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Bamaze gukorana isezerano, reka izi mpeta zikomezwe nawe, zikomerezwe mu maraso yawe. Bamukoze isezerano ry'imbere mu mutima, ariko iki ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza iri sezerano bakoreye mu mutima. Ndasenze ngo rikomerezwe mu maraso yawe. Izi mpeta bagiye kwambikana ntizibe impeta z'umurimbo, ahubwo zijye zihora zibibutsa isezerano bakoreye imbere mu mutima. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu. Amen. Jewe Fleury ndayirukiye, nkwambitse impeta wowe Bahavu Jeannette usa na se, umbere umugore w'isezerano. Ndayikwambitse imbere y'itorero, niyemeje kugukunda mu bihe byose, kandi Imana izabidufashamo. Amen. Wow. Bahavu, c'est ton tour. Njya mbona uzindukira mu rusengero mu binginzi, sinzi kuzi kuririmba. Niba uzi gusenga, Fleury zamura ikiganza cy'ibumoso, nawe muizamure neza, bari abantu babirebe neza, bose babireba. Ngaho naha. Njyewe Bahavu Jeannette usa na se, nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, nk'isezerano nguhaye ko ntazigera nguhemukira. Tuzabana mu bino mu byiza, nzagukunda, nzaguhora hafi ibihe byose. Uwiteka azabimfashemo. Yesu abaho umugisha. Jeannette na Fleury,
umushumba wanyu mukuru Apostle Paul yadusabye kubaha impano, kubashyikiriza iyi mpano, ndetse n'abashumba bose bakorana nabo n'abashumba banyu babateguriye iyi mpano y'ijambo ry'Imana. Muyakire, muyubakireho, urugo rwanyu ruzakomera. Yesu abahe umugisha. Itorero kandi ryabageneye certificat cyangwa se icyemezo cyo gushyingirwa. Iki cyemezo cyanditseho aya magambo. Yaravuga ngo Authentic Word Ministries and Temple Celebration Center Ngoma, iyi paruwasi ya Ngoma. Icyemezo cyo gushyingirwa. Itorero ryemeje ko Ndayirukiye Fleury, Usanase Jeannette bashyingiranwe mu buryo bwa Gikristo bunezeza Imana. Niyo mpamvu bahawe iki cyemezo. Ubu ntawe uzavuga ngo mwanyuze hahandi, reka da. Bikozwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2021. Hari abagabo babyemeza, hari umukono wawe Fleury, hari umukono w'uguhagarariye, hari umukono wa Jeannette, hari umukono w'umuhagarariye, hari n'umukono w'umushumba uhagarariye itorero. Iki cyemezo rero muzagitwara hose bazemera ko mwasezeranye mu buryo bwemewe n'Imana. Mucyakire mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Kuri itariki ya 27 saa 10 zuzuye mu itorero Zion Temple turamamaza ko Ndayirukiye Fleury ari umugabo wa Usanase Jeannette, Usanase Jeannette ari umugore wa Ndayirukiye Fleury. Ntihazagire utandukanya icyo Imana yahuje mu izina rya Yesu. Amen.